duherukana bagiye muri break. Mu gihe bari muri break, wa mwana w'umuhungu ahita azana icyo bita bombo cyangwa se shokora. Ati insiya mwaga shokora se. Insiya ahita yindukira kaga shokora aragafata. Umwana w'umuhungu arareba abona nta handi yakwinjirira, abona nta kindi yakora, ahita asubira inyuma arigendera. Mu gihe agiye rero, igihe cyaje kugera wa mwana arataha. Ageze mu rugo iwabo ahita akingura. Mu gihe agikingura kakana kagahungu gahita kaza, ariko gasaza ke ti wamaye impano. Mu gihe kakimwaka impano, wa mwana w'umukobwa bita insiya ahita amubwira ati mwana akira shokora, ya shokora wa muhungu yamuhaye. Umwana ahita yisamira mu birere. Hirya gato ya kumeza ndabona bari bateretse icyo bita impano izinze neza rwose imeze neza. Umwana w'umukobwa nta kindi yarebye, yahise areba ya mpano, araza arayipfundura. Bavuga ati inde wanyohereje impano, inde wanyohereje impano mwuka byarana. Ahita apfundura, arebyemo asanga harimo laptop nziza cyane, laptop y'ubururu. Hanyuma ahita abwira mama ati mama, iyi laptop wayiguze iki? Wayiguza ngaye? Amafaranga yiguze wayakuye mama? Ntabwo nakwizera ko ushobora kuba waguje wagiye mu myenda kugira ngo ukunde ungure laptop. Nyina ati mwana wanjye ntabwo ibyo ngibyo wakwiye kuwimbaza. Igihe n'igihe cyose mbona ubabaye urakaye, reka kino gikorwa nagikoze kugira ngo ndebe guseka kwawe, nyemera ntunyime ibyishimo byawe wa mwana we. Umwana arishima aranezerwa. Abundi nibwo yahisemo guhobera nyina. Barahoberana batangira kureba utuntu ko kuri YouTube, utuntu ko kuri TikTok, kwa dufoto twaho turabaragira bareba amafilimi ya mavampaya, bakajya bateka ibiryo. Ati shyiramo umunyu. Barimo biga nyine guteka ibiryo kuri YouTube. Ibiryo bikabihira, nyine urumva ko umuryango wari umaze kwishima bitewe nuko umusaza yagiye, muzehe yagiye. Hanyuma rero igihe kiza kugera, umwana araryama. Bakundi ushobora kuba uri kuranga agafilimi ukaryama ugafatwa n'udutotsi. Umwana yaryamye, mashini iri kuri YouTube. Mu gihe yari iri kuri YouTube hahita hazamo umugabo aravuga ati ngiye kubaririmbira indirimbo yanjye ya mbere mwumva ukuntu imeze. Umwana mu gihe ahita ashigukira hejuru, abona wa mugabo ari gucuranga. Mu gihe mwitonde mwumva ukuntu ibintu bikurikirana neza. Umwana abonye umugabo uri gucuranga, akurikirana YouTube ye, asanga akurikiranwa na miliyoni zize muri 13 nyine mu Buhinde. Nubwo waba uri umusitari mutoya ufite amamiliyoni agukurikirana kubera ko ari abantu benshi ntabwo ari nk'inaha mu Rwanda. Hanyuma rero igihe kiragera, umwana ahita nawe yumva aho kantu, atafata icyo bita gitari, nawe aravuga ati nagereka nze fungura YouTube channel. Ahita afungura YouTube channel, agiye kwifotora, yibuka yuko isura yese ayibonye yamugirira nabi, yumva acitse intege. Aho kanyina ahita hagera, umwana avuga ati mama narigiye gukora akantu none birangiye papa arambonye, ubuse wo kunkora iki? Umubyeyi avuga ati mwana wanjye izo nzozi zinkorere. Umwana aravuga ati nose mama tutarose byagenda gute? Umubyeyi aramubwira ati have. Umwana ahita avuga ati mama n'ubundi nta kintu mariye. Umubyeyi ahita avuga ati byamusinzire. Akimara kumubwira ngo byamusinzire, ahita agenda umubyeyi yinjira mu cyumba, arongera aragaruka. Agarutse abwira umwana ati mwana wanjye insiya. Umwana ahita ashigukira hejuru ati mbo igitekerezo kiza mwana wanjye. Umwana ati bigenze bite? Ati mbo igitekerezo cy'ukuntu ushobora kumuhanzi. Gute ushobora kumuhanzi mama? Ati njye ariko nyamara ndakibonye. Mu gihe umwana kibitekerezaho